kuko nagiye kuvuka mvuka ntavuga, navukanye umutsi ufashe ururimi, ahari Satani yari afiteho umugambi adashaka ko nazavuga ubuhamya bwanjye cyangwa se ntazavuga ko Imana iriho. Ni ukuvuga ngo maze kuvuka gutyo nabayeho ndi ikirara, nahise ntangirana n'uburara ari intwaro nk'imbunda ziri nk'imbunda, tukabikora mu bihokohoko cyangwa se mu biti, ubundi tukajya gutera ubwoba imari yose tukaba twayijyana ku bw'ubwoba aho hantu bafite. mwakoreshaga intwaro gakondo ariko nanone mwihimbiye kugira ngo mutere abantu ubwoba kugira ngo mubashe kubambura ibyabo. Yego. Utubwiye ko uwo musaza mwambuye, uwo musaza mwateye mwamwambuye ibiki? Twamutwaye ihene, tumutwara intama, tumutwara n'umufuka w'ibishyimbo. Murakoze cyane, turashimira Imana uyu mwanya duhawe kuri Umuragwa TV. Uyu munsi tubafitiye inkuru idasanzwe y'umugabo namwe mureba ahangaha. Ni umugabo wubatse, araza kutwibwira n'umuntu mukuru, aje afite impamvu ikomeye y'ubuhamya. Ngira ngo ntimuzacike ku Umuragwa TV, muzabukurikire kuko ni ubuhamya bwubaka, ni ubuhamya bwagira icyo burema mu buzima bwawe. Katumwakire, n'ikaze Umuragwa TV. Mbese ibwire abadukurikiye, banze ubibwire, babwire ari nde turi kumwe nawe mw'uyu mwanya turi kumwe. Nitwa Ukurikiye Yesu Joseph, nkaba nsongera mu itorero Anglican Gisuma, nkaba ndi umugabo w'umugore umwe, abana batatu, nkaba narabonye Imana uburyo bwinshi butandukanye. Murakoze cyane. Ukurikiye Yesu Joseph, turakwakiriye Umuragwa TV. Joseph turi kumwe, Joseph uyu munsi turi kuganira nawe. Mbese Joseph yaba ari Joseph ufite ubuhe buhamya? Yaba ari Joseph wifuza kuzabana natwe muri uyu mwanya, ashaka kutugezaho iki? Joseph ushaka kubagezaho ubutumwa abantu bose babasha kumva iyi channel, ko twaganira ko burya nta hantu kure habaho Imana itakura umuntu. Urakoze cyane. Ni ubuhamya rero ngira ngo abantu tubararikire uzakurikire. Reka rero Joseph dutangire utwibwira. Joseph tuganira ni Joseph wavutse nk'uko abandi bana bavuka, ni Joseph wabayeho nk'uko abandi bana baho mu bwana bwabo, ni Joseph wabayeho nk'uko abandi bantu bose babayeho. Joseph tuganira ni Joseph muntu ki, wabayeho ate, wageze ku isi ate, Joseph wakuze ate. Turagira ngo banze tubwire ubuhamya bwawe Joseph utarakira Yesu Kristo. Ni ibiki byakuranze? Ni ibiki w'iki gice cya mbere cy'ubuhamya bwawe? Joseph ubanze tubwire, Joseph yavutse ate, Joseph yabayeho ate? Umwanya nawe Joseph twibwire. Ni ukuvuga ngo Joseph tuganira wa kera, uko navutse, njyewe ubwanjye navutse nk'abandi bana, ariko mbiboneramo igitangaza gikomeye cyane, kuko nagiye kuvuka mvuka ntavuga, navukanye umutsi ufashe ururimi, ahari Satani yari afiteho umugambi adashaka ko nazavuga ubuhamya bwanjye cyangwa se ntazavuga ko Imana iriho. Ni ukuvuga ngo maze kuvuka gutyo nabayeho ndi ikirara, nahise ntangirana n'uburara, aho nari umunyentambara. Iwacu bambwiraga ko bahirimishije, noneho nkibaza ukuntu nzabaho muri ubwo buzima bikanshanga. Ndabaho ndwana, nibamba, ngendera mu ngeso z'ubujura. Twari dufite insoresore tugendana, aho twajyaga gukora amabi tukabanza kurya rwiziringa
ngo dufate karungu twajya kuvoma aho kugira tuvome nk'abandi, ahubwo twebwe tukaba tujyanywe no kurwana. hari ikintu uvuze numva abantu bakwiye kumenya, bagomba kubanza bakacyumva neza. Joseph wavutse atavuga, none umunsi akaba ari gutanga ubuhamya. Joseph wavutse nk'uko abandi bana bavutse nk'uko bivuga, ariko ukavuka utavuga. Byagenze gute kugira ngo utangire kuvuga? Ni ikihe gitangaza Imana yakoze nubwo wari utarakayimenya, ariko inyuze mu babyeyi cyangwa se mu bandi bantu wabashije kuvuga gute Joseph? Uburyo nabashije kuvuga, ari umubyeyi duturanye, yaje kureba umwana nk'uko n'abandi babyeyi bajya kureba abana. Hari hamaze iminsi, hari hamaze igihe mvutse, noneho arababwira ati ariko ndabona uyu mwana atazavuga, kuko uyu mwana ntabwo arira nk'abandi bana, uyu mwana mbese ururimi rwe rurafunze. Abarangira inzira yo kuzajya gukatisha uwo mutsi wari urufashe ururimi. Icyo ni igitangaza gikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe ukiri umwana mutoya. Ibyo wahaye byibutse nibwo ubona ukuntu Imana yagukoreye. Joseph rero, Joseph uravuka mu muryango, mbese mu muryango wanyu mwavutse muri abana bangahe? Mu muryango wacu tuvuka turi abana 12. Aha, uvuka uri umwana wa kangahe? Navutse ndi umwana wa 4, nkurikiye abakobwa 3. Wavutse uri umuhungu, birumvikana wavutse bakwiteze, bari baragusabye Imana, ahari barashakishije babona umwana w'umuhungu. Bamwakiriye bate mu muryango? Joseph yabereye umugisha umuryango we gute? Bari biteze ko nzababera umugisha, bari biteze ko nzabafasha muri byinshi, ariko ntabwo ariko byagenze. Aho nyine natangiranye n'uburara, ababyeyi banjye bagakoresha ijambo bita ngo barahirimishije. Izo ni imvugo ababyeyi bakoresheje bicuza ukuntu bakubonye nk'umwana babera igihombo. Ariko Joseph, ni ibihe bikorwa wumva wakoze byakuranze mu bwo burara wakoze? Mbese n'ibiki wakoze? Tubwire muri makeya, n'ubumva ubuhamya yumve ko Imana yagukuye ahantu hakomeye. Joseph, ubu ngubu ukaba uri umugabo, cyangwa se ukaba uzaza kuvuga neza uburyo uhagaze ubu ngubu, ariko ni ibihe bikomeye bikorwa wakoze bigaragaza uburara, bigaragaza n'aho ababyeyi bicuza bakavuga ngo barahirimishije? Ni ukuvuga ngo tumaze gukora cyangwa se agashyirahamwe, izo nsoresore twagendanaga zatangiye kujya tugaba ibitero, tukajya nk'ahantu runaka twacunze, aho twageze tujya ku musaza. Noneho uwo musaza tumusangana ibitungwa, tumusangana utwaka, byose turabitwara. Aho icyo gihe nicyo gihe mbona cyabaye ibintu bikomeye cyane. Muri make mwari abajura muri icyo gihe, mwitwaje intwaro, mwitwaje iki? Mwitwazaga iki kugira ngo mube muri abajura ku urwo rwego? Icyo gihe twakoraga ibintu biri nk'intwaro, ariko zitari intwaro, nk'imbunda. Ziri nk'imbunda, tukabikora mu bihokohoko cyangwa se mu biti, ubundi tukajya gutera ubwoba imari yose, tukaba twayijyana ku bw'ubwoba aho hantu bafite. Mwakoreshaga intwaro gakondo, ariko nanone mwihimbiye kugira ngo mutere abantu ubwoba kugira ngo mubashe kubambura ibyabo. Yego. Utubwiye ko uwo musaza mwambuye, uwo musaza mwateye mwamwambuye ibiki? Twamutwaye ihene, tumutwara intama, tumutwara n'umufuka w'ibishyimbo. Joseph, uretse ubujura mwakoze, ni iki kindi cyaba cyarakuranze ku buryo niyo utekereje ukavuga ngo mbese burya ninjye wakoze bya bindi nkaba ubu ngubu mpagaze ubu ngubu? Ni iki kindi mwarakoze uretse ubujura? Ni ukuvuga ngo umuntu wese twahuraga nawe, numvaga ko ndi umusore, numvaga ko mfite imbaraga, umuntu wese twahuraga nawe twarakubitaga. Mwarakubitaga, mwararwanaga? Mbese ubundi uko kurwana kwanyu, uko kwiba kose, ubwo uko kwiyenza ku bantu kose mukarwana, ibyo ngibyo byose mwabikoraga muri mwenyine? Mwabaga mufite izindi mbaraga mwakuye ahandi hantu? Mwabaga
ari imbaraga kamere cyangwa mwabaga mufite izindi mbaraga hano hantu mwazikuye? Imbaraga zo abakora nabi ntago babura aho bakura imbaraga, aho twaryaga rwiziringa tukanywa amatabi, aho na Satani ubwe mwene abo ngaba irabakunda ibongerera imbaraga. Mwari mufite imbaraga zituruka kuri Satani, kandi koko Satani arakora, tujya tubona n'izindi mbaraga zindi uretse iby'ubujura, ibyo kwiba, ibyo kurwana, ariko mwakoraga udutendo twinshi mu kurwana, nabyo bari babibiziho nk'abantu b'insoresore. Ni ukuvuga ngo hariho abandi bantu bagenda bateranya abandi, na n'ubu bariho, ugasanga abantu barimo bararwana, ugahita utora ngo icyo bita ingabo, ngo ngaho ngo nibazimene, ubwo ako kanya rukaba rurambikanye, tukaba turi hafi no kwica. Ese Joseph, nta muntu waba warigeze ukubita ku buryo uvuga ngo uyu muntu naramubabaje, ku buryo n'ubu ngubu wavuga ati mwene data nzaze kugusaba imbabazi, wenda wasanga ubu ngubu ari umugabo, akaba ari umugabo wubatse, mbese ubu nta muntu wibuka waba warakubise, nta n'umuntu wibuka waba waragiriye nabi muri icyo gihe cy'ibyo bikorwa wakoraga? Abo ngabo nibo benshi tugenda duhura nabo, bagatangara bakambwira ko batari biteze ko nzava nk'umuntu bakurikije ibyo nakoraga. Muri karitsiye cyangwa abandi bana mu bikorwa mwajyaga gukora, ni ibiki wibuka waba warakoraga n'abantu bose bakubonye bakavuga ati nimumve mu nzira yanjye? Ni ukuvuga ngo ibintu naba narakoraga byatumaga bagenda bavuga ngo nibave mu nzira, nibahishe abana. Ku bw'iyo ntambara yanjye kuko itari isanzwe cyangwa se ukuntu nibaga, ni ukuvuga ngo ibyo bintu nibyo biri mu bintu ndashobora kwibagirwa, kuko abantu barabivugaga cyane babisakuza. Wararwanaga, ukarwana no ku mugezi, ngira ngo aho mwavomaga hose babaga bazi intambara yawe ukuntu yarindwaga mubi, iyo wazaga abantu bose barirukankaga. Ibyo byose byari ibikorwa byawe kandi wakoze ukiri umusore. Mbese icyo gihe abantu bakubonaga, abo mwahuranaga bo bose baguhungaga, wumvaga ntacyo bikubwiye? Ibyo bintu byanteraga ikibazo, kuko nubwo Satani bigukoresha, ariko ari urugero bitarageraho rwo gutwara ubwenge bwawe. Ubwenge bwanjye bwaratekerezaga nasubiza ubwenge inyuma, ngasanga ko namaze ndutwa n'uwapfuye. Urakoze cyane. Aho ngaho Joseph, ni ibikorwa bimwe byakuranze. Mbese mu muryango wawe bagufataga gute? Mu muryango wawe bamaze kubona ko umaze kubahombera, Joseph bagufataga gute mu gihe wari ukiri kumwe nabo? Ababyeyi n'abavandimwe bamaze kubona ko maze kuba ikivume, batangiye kujya bambwiza ukuri, bakambwira ati numba udahindutse no gupfa uzapfa, ikirutwa nuko utari kuvuka. Ibintu byinshi cyane biri mu byatumye icyo gihe maze kubona bimeze gutyo, ko binaniranye mu muryango, uwo mbonye mutaza gutyo, ibyinshi nkora byari iby'urukozasoni gusa, niyemeje kuva mu muryango. Aha, utangira kuva mu muryango, wagiye hehe, wakoze iki? Mbese aho wagiye byakugendekeye bite? Ubwo kubera ko nabonaga abantu abashumba ba kera nta kinyabupfura bagiraga, abashumba ba kera kubera nta cyagendaga, nabonye ari nka bagenzi banjye, njya gufata akazi k'ubushumba bwo kuragira ihene n'inka. Aho watangiye gukora akazi k'ubushumba, wakoreraga amafaranga angahe? Mbese ni mu kihe gice wakorereye hehe, wakoreraga amafaranga angahe? Ahantu nabashije gukora ni ahitwa Ishagasha, nakoreraga ku kwezi amafaranga 1,500, kugira ngo mbashe kuyabona nabyo byari karate. Amafaranga 500 cyonyine cyo wakoreraga cy'amafaranga y'u Rwanda, ukagikorera ukwezi kose? Ukwezi kose nabashaga gukorera ayo mafaranga, kubera nabonaga ko nta muntu ndimo. Wagiye umeze nk'uhunzi iwanyu, kubera yuko iwanyu wari warabahombeye, ujya gushaka amafaranga. Ayo mafaranga se warayabonye? Ayo mafaranga, kubaho udafite Yesu, kubaho udafite ubwenge, amafaranga ntashobora kuboneka.
naragiye uko nagiye niko nagarutse. ugaruka bwa mbere ugaruka mu umuryango barakwakiriye, wabaye nk'wa mwana w'ikirara, barakunezererwa. ese waragarutse urahinduka? Nagarutse nta mihindukire kuko nari ntarakiga ngo mfashwe, nari ntarakiga ngo menye. Naragarutse nk'uko nakagiye, bambajije amafaranga naba narabashije gukorera ndayabura, niko kumbwira ati cara hasi uhinduke n'ubundi ntabyo wirukamo. Waragiye urakora uragaruka, n'ubundi ugaruka mu muryango. ese ingeso yawe yo kurwana, yo kwiba, ese twa dutsiko twawe wagarutse usanga bongeye gufatikanya natwo, cyangwa waraje wicara mu rugo gusa? Naraje, ahubwo nibo wasangaga bagutegereje bavuga ati wari waragiye hehe, murazo nsoresore zakwakiraga neza. Uretse mu muryango ho babaga bakwigisha, ariko bo babaga bakwereka ko ari umurongo mwiza muzima mugenderaho. ese Joseph, waba warigeze nibuze mu ibyo bitero byose mwakoze, waba warigeze ufatwa, mwaba mwarigeze mufatwa mukajya mu buyobozi bakabashinja? ese ababyeyi banyu baba barabyitwayemo bati? Aho hantu mu by'ukuri ari aho twegeze dufatwa ni henshi, ariko ari aho ntazibagirwa. Twafashwe kuri izo hene, ni ukuvuga ngo baratujyanye batugejeje mu buyobozi, bambaza amazina yanjye babwiye ko nitwa Ukurikiye Yesu. Bankubise inkoni nyinshi zirenze iz'abandi, bavuga ati wibishyira uwo mugabo, nubwo tutamusenga ariko turamuzi, nubwo twakora amakosa ariko turamuzi, bituma nkubitwa inkoni nyinshi z'urufani. icyo gihe birumvikana nimba koko wari ukurikiwe Yesu, ntabwo wagombaga kuba iryo zina ryari rigayitse cyane, n'ibyo uri gukora wararitukishaga. aho ngaho wagombaga gukubitwa n'inkoni nyinshi. ariko mbese ababyeyi bitwaragamo gute igihe baba batumizwaga? mbese ababyeyi barishyuraga, byabagendekeraga gute? Ababyeyi nta kundi bagombaga kwishyura, kuko iyo kenshi badufataga ibyo twibye twabigurishije, cyangwa ari n'igihe badufataga ibyo twibye tukibifite. icyo bakoraga icyo gihe barabisubiranaga, bagatanga imbabazi nk'abaturanyi, ariko ibyo twabaga twangije barabyishyuraga. Watubwiye ugarutse mu muryango uvuye guhiga amafaranga wayabuze ukorera icyatanu, uragaruka mu muryango n'ubundi barakomeza barahirimisha. mbese niho wakomereje ubuzima, cyangwa n'ubundi waba warugiye n'ubundi urongera uva mu muryango? N'ubundi narongeye ndaturongera ndagenda, n'ubundi bimbera nk'uko aho kugira ngo ngaruke. icyo gihe nari ndagiye ihene, ngiye kubona mbona imodoka y'ikamyo nini iraje, aho kugira ngo mpunge, ahubwo ntangira kumva ko mfite imbaraga, ko nkomeye narwana n'iyo modokari, ngafata iyo hene nkayikiza imodokari. noneho sinzi ukuntu Imana, kubera yabonaga ko nzatanga ubuhamya nzayivugira, ihita ko sinzi ukuntu byagenze, iransimbutsa ngwa muri fuse. ngiye kubona mbona ikamyo ikubise ya hene, inyama zo mu nda zinsanga aho ngaho nari naguye, mpita niyemeza ko nava muri ibyo ngibyo ngataha. Imana yagukoreye igitangaza nubwo wari utarakayimenya. Imana igirira abeza n'ababi imbabazi n'ubuntu bwayo. Ahari ko ari kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki uzaba ufite umwanya wo kubwira abantu ngo Imana yankuye ku bujura, Imana yankuye mu kurwana, Imana yankuye mu bitero twateraga twifashishije ibisa n'intwaro. ariko kera bajyaga bafata icyo bita gatarina, ni intwaro bifatishishaga bagiye gutera ibitero. mbese ntabwo ibyo bitero mwakoraga n'ubundi mwifashishije ikintu bita gatarina? Gatarina ntabwo twayifashishaga, kubera ko twebwe twazaga nk'abantu baje mu mugoroba ariko bitari nijoro cyane, tukaza nk'abana bisanzwe, ariko tugahita twigira abantu bakuru umaze kudukingurira. Joseph, waragarutse mu muryango, ugarutse mu muryango n'ubundi birongera biba bibi, n'ubundi urongera usubira ujya gushaka amafaranga. ushakishije amafaranga n'ubundi birakwangira, bikwangiye ugaruka mu muryango n'ubundi. Joseph, nk'uko wari warashatse amafaranga ukayabura, ugarutse mu muryango n'ubundi waba warahindutse, waba warakomeje n'ubundi
kugira ibindi bikorwa ukora byo gushaka amafaranga ariko n'ubundi ugakomeza ukiba ugakora ubujura bwawe, byaba byarakugendekeye gute ugarutse bwa nyuma? maze kugaruka bwa nyuma kuko nari ntangiye kubona ko burya ndi mu buyobe cyangwa se ko nibeshya, noneho nemeye guca bugufi gakeya nkajya njya kwasiriza umusaza sogokuru ibishyitsi, ntaba nagiyeyo nkajya kubyasiriza wenda abantu bakampa ku dufaranga dukeya, niko nguko maze kugaruka. Muri make ugarutse wagiye ukora umwuga wo kwasa ibishyitsi. Yego. Mu mashyamba arakikije mu karere k'iwanyu, ukagenda ugashaka ibishyitsi ukasa ukagurisha. Wagurishaga nk'angahe umufuka umusumba wose w'ibishyitsi? Umusumba nawugurishaga nka 200 cyangwa se 250 kugira ngo mbashe kubona ibyo nagombaga kugura, cyangwa se ikindi gihe nkaba nabona umuntu umpa akazigo, ariko kubera nari igisambo, kubera nta cyizere nari mfitiwe, uwo muntu yarankurikiraga kugira ngo umuzigo we ntaza kuwiba akangeza aho ndi kuwujyana. Wakoraga umwuga wo kwisuma no kwasa imizigo no kwasa ibishyitsi, ibyo byose wabikoraga n'ubundi utaramenya Kristo, wabikoraga n'ubundi ukiri ikirara? Ibyo byose nabikoraga nkiri ikirara ngira ngo mbone amafaranga yo kujya muri filime. Rubyiruko cyangwa se abantu bakuze, tujye tumenya ko nimba ugiye muri filime umenye umwana wawe filime umwereka, kuko nimba ari mbi yo nabonaga iy'ubujura, natangiraga kwigiramo gukuza umwuga wanjye w'ubujura. Ugatangira kwiga uburyo warwana, ugatangira kwiga uburyo ukiga amatekinike yose nk'ay'abajura nyine buzuye. Joseph, aho ngaho Joseph wakoze byinshi cyane, ariko Joseph waba wibuka ibikorwa bikomeye waba warakoze muri iki gihe cy'ubujura ugana ku musozo wabo? Ubujura nibuka nubwo ngubwo bwari bukomeye, kuko icyo gihe kuba bataradufunze ni za mana, ni ya mahirwe akomeye, kuko icyo gihe ho byari birenze icyo gihe cy'icyo gitero. Aha, Joseph ukomeza kujya kwasa ibishyitsi, wabikoze nk'igihe kingana iki? Ndetse no kwisuma wabikoze nk'igihe kingana iki nimba ubyibuka neza? Igihe nabikoze ni kirekire, kubera ko nakomeje nkomeza nisuma, bigeze igihe kimwe ndimo nasa ibishyitsi, ndi mu ishyamba, ntangira kumva ijwi ry'abaririmbyi baririmbaga. Hari urusengero hafi aho ngaho? Hafi aho ngaho hari urusengero, niko kugenda mpagarara mu idirishya, korari yari irimo irepeta y'abana cyangwa se y'urubyiruko, barimo baririmba, numva ijwi baririmba ngo yewe ngo garukiraho, ngo yewe urembera, baririmba ngo igihe ngo wataye ngo ukorera Satani, ngo uwo muririmbyi we yaravugaga ngo cyaramubabaje. Numva ko ari ibintu byiza. Wumva ko ariho uri kubwirwa? Yego. Wumva igihe cyose wakoreye Satani wumva wakegera. Muri make waba waraje nk'uko Mose yaba yaraje, nawe yabonye igihuru cyaka aragenda yegera. Ugezeyo byakugendekeye bite? Nagezeyo kuko hari abana b'Imana baba bari mu nzu yayo, bangirira impuhwe bitewe n'uko bari banzi, ariko noneho bakampa umukino bakurikije uko banzi. Aho bampaye umukino ngo nkine, bari gukina Yobu na Satani, bahita bampa umukino wo gukina Satani. Icyo gihe wari utarakira Kristo, n'ubundi waje wirebera. Birumvikana bagombaga gufata mu ndorerwamo y'ibyaha byose wagiye ukora y'ubujura nk'uko Satani yakoraga. Babonaga aricyo ukwiriye, babonaga ari wo mukino ugomba gukina. Joseph, muri iyo minsi niho wakiriye agakiza? Muri iyo minsi niho bansengeye, imbaraga z'Imana nicyo gihe zangereyeho. Akoze cyane Joseph kuduha ubuhamya bwawe mu minsi navuga y'ubujijwe bwawe, mu minsi y'ibyaha byose wakoze, ariko ntekereze ko mu gihe gitaha uzaza uduhereza ubuhamya butugaragariza umaze kwakira Yesu, naho ubu ngubu ugeze. Mbese Joseph ubu ngubu ni muntu ki? Mbese ni Joseph
wa Joseph wahoze ari umujura mw'iyi minsi ari gukora iki? Joseph wahoze arwana mbese mw'iyi minsi arangwa n'iki? Joseph wahoze yasiba ibishyitsi ubu Joseph ari gukora iki? Joseph wahoze yisuma nta n'icyizere bamugirira, bamukurikirana ngo atabigurisha, nta cyizere abantu bamugirira. Joseph uzakomeza utugezeho ubuhamya bwawe, utugaragariza Yesu amaze kugufata, Yesu amaze guhindura ubuzima bwawe. Joseph wahindutse uti? ni ukuvuga ngo icyo gihe nkimara gufatwa cyangwa se imbaraga zimaze kuntungura, ari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hari ibintu byinshi byahindutse, ari ibyo ndi gukora ubu ngubu nzabikomeza kubibagezaho uko tuzabona igihe, kuko ni ibitangaza, ni birebire. Nabonye Imana uburyo bwinshi butandukanye, tuzakomeza kubiganira, ndumva nazabivuga mu gice kindi gikurikira. Murakoze cyane, Imana iguhereze umugisha Joseph. Reka uyu mwanya tuwusubikire aha ngaha, n'ubutaha uzagaruka utubwire ubuhamya bwawe, tubwire aho Imana igejeje ikora ubu ngubu. Ubona Imana ahinduye amateka yawe, ubona Imana ahinduye ubuzima bwawe. Ubu ukaba uri Joseph nk'uko watwibwiye, ufite abana 3 n'umugore umwe. Turabashimiye rero mwakurikiranye ubu buhamya buhindura ubuzima bwanyu. Tuzakomeza tugaruka aha ngaha tubahereze ubundi buhamya. Reka dusenge Imana, dusenga Imana. Imana ikomeze kudushyigikira, kandi Imana ikomeze gukora, kandi Imana ikomeze kutwubakira amateka mazima. Mana yacu turagushimye kuko umugambi wawe ari mwiza ku muntu wawe. Ijambo ryawe ritugaragarije neza ko nta hantu utakura umuntu, kandi ijambo ryawe ryo rirabihamya cyane ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku urabyeza bikabera nka sherege. Mana turagushimira ku bwa Joseph, turagushimira aho wamukuye, turagushimira ibitangaza wamukoreye. Hari n'abandi bameze nkawe, hari nk'abandi ndetse bari bameze nkawe, nabo wabahinduriye ubuzima, bahindura amateka. N'abandi bakiri mu mirimo nk'iyo yakoraga Joseph ukaba waramuhinduye, nabo urashobora kubahindura, nabo bashobora kubahindura amateka, nabo bashobora kongeramo Imana yacu kubiyegereza kandi ukabaremera ibishya. Rero Joseph komeza umwubake, komeza umurindire ubuhamya, komeza kumuha imbaraga mu gihe nk'iki ngiki. Izina ryawe rikomeze ryamamare, komeze kutugirira neza. Tubisaba mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Turabarekera gukurikira ubuhamya igice cya 2 bwa Joseph. Murakoze.